Yesu ashimwe bavandimwe, ndabaramukije mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Aha hari akavidewo muri kureba, uyu ni umupasiteri wo muri Uganda bamwita Pastor Kayanja. Aha yari yaje ngo bamuhe irangamuntu y'ikoranabuhanga nk'umuntu w'inararibonye kandi ufite izina rizwi cyane muri iki gihugu. Babanje kumuheraho mu bantu bari gufera irangamuntu, mwabonye ari gutanga ibikumwe, mwabonye bari gutanga imboni z'amaso muri iki kiriya kintu cy'umweru yareberagamo. Ahangaha arimo arashimira ukuntu ino tekinoloji ari nziza cyane, irangamuntu ari nziza cyane, agashishikariza abizera abantu bose ko bakwiriye kuyifata, ko ari ikora mu buryo bwiza kandi bwihuse, kandi nyine arimo arahamagarira buri muntu wese ko akwiriye kuyitabira. Ubwo rero murumva yuko ari ikintu gikomeye cyane, kandi abasobanukiwe neza iby'iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga tubona yuko aricyo kintu kizabuza abantu kugura cyangwa kugurisha cyangwa se kikabemerera. Ubwo rero ni ahandi kugira ngo buri muntu wese yirebere ikiri kuba, nawe ufate icyemezo kugira ngo Imana igufashe.